Uwiteka azabe urufatiro rw'Imana ruracariho banditseho abamubwiye barakomera banyeganyezwa urufatiro. Tubahaye ikaze bakunzi ba Urakenewe TV. Kuri uyu munsi wa none tugarutse imbere ya kamera za Urakenewe TV. Tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha nkuko bisanzwe muri kumwe n'inshuti yanyu bakunda Nzakundimana Jean Baptiste. Hanyuma uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ahubwo nabatumiriye inshuti yanjye nkunda. Turi kumwe hano muri studio ya Urakenewe TV, turi kumwe n'inshuti yacu tuyishimiye Emmanuel. Reka tumwakire tumuhe ikaze muri uyu mwanya. Imana imuhe umugisha. Karibu Emmanuel. Murakoze cyane, ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Emmanuel Tuyishime, ndi umushuti w'umukozi w'Imana nk'uko bivuze. Anezerwa mu ikaze. Murakoze cyane. Dushimiye Imana rero bakunzi ba Urakenewe TV. Uyu munsi tugiye kuganira, twabazaniye inshuti kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana cyangwa se ku mpamvu z'Imana yaduhamagaye, kuko hari icyo dushaka kuvugana. Dushaka kuvuga ku kintu cyitwa umuhamagaro uyu munsi. Rero umukozi w'Imana tuguhaye ikaze, ariko mbere yuko tugira ibindi tuvuga turi imbere ya kamera za Urakenewe TV, reka tubanze dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, nyaguhora ku ngoma se umwami wacu Yesu, tugushimiye kubera kandi ukiranuka ibihe byose, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko uduhaye akanya kugira ngo tuvuge neza yawe. Muri uyu mwanya turakunyinze kugira ngo umwuka wawe wera azasura imitima yacu. Ninginze umwuka wera w'Imana ngo adahera umutima w'Imana byuzuza akanwa kacu, kugira ngo tubwire abantu ijambo ryawe ryururutse imitima, ribinjiza mu muhamagaro nyawe. Nunyemerere uganze imitima yacu ntaba ari twe, izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Bisabye Imana data mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero bakunzi ba Urakenewe TV, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Emmanuel Tuyishime. Reka nyakubahwa Emmanuel, turakunezerewe kukubona hano muri studio yacu kugira ngo dufatanye kuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma twavuze ikintu cyitwa guhamagarwa n'Imana, tukivugaho, tugitekerezaho, twumva dukwiriye kuba mu buzima bw'abantu bahamagawe n'Imana. Ubu niyo uvuze guhamagarwa n'Imana wumva iki? Guhamagarwa n'Imana dufite ingero nyinshi kandi natwe turi mu muhamagaro. Guhamagarwa n'Imana ni igihe Imana ihamagaye umuntu imukuye aho yari ari, ko abantu bose ntabwo bahamagawe n'Imana. Abaremwa baremwe n'Imana, ariko Imana ihamagara umuntu imuhamagariye umurimo. Ntabwo Imana imuhamagara, donc iyo ifite icyo imuhamagariye umurimo wayo nibwo imuhamagaye just. Ariko abantu bose ni ab'Imana, ariko ntibahamagawe n'Imana. Guhamagarwa n'Imana rero ni igihe Imana iguhamagaye igukuye aha ikujyana. Noneho bimwe abantu bakunda kuvuga, bakunda gukora n'amatangazo yo kubika ngo runaka yitabye Imana, abatazi niba ari n'Imana yamuhamagaye. Ubundi ntekereza nk'uko wari ubivuze ko Imana ihamagara umuntu akitaba, hanyuma ikamutuma n'aho igomba kumutuma, ikamuha gahunda z'ibyo agomba gukora. Bene uwo muntu aba ari umuhamagaro w'Imana. Urakoze cyane. Hanyuma bivuze ko umuntu wahamagawe ari uko aba ameze. Ese iyo urebye abantu baba mu muhamagaro cyangwa se bavuga ko bahamagawe, kuko abantu bose bahamagarwa n'Imana? Imihamagaro irenze umwe. Imihamagaro irenze umwe. Umuhamagaro w'Imana, Imana ihamagara umuntu, hakaba umuhamagaro w'abantu. Umuntu ashobora guhamagara abandi cyangwa bo ubwabo bihamagara. Hakaba n'umuhamagaro umuntu ashobora guhamagara na Satani. Bya bintu birakaze. Hanyuma se ko kiba ari ikibazo gikomeye, watandukanye ute umuntu uhamagawe n'Imana cyangwa se uwihamagaye, cyangwa se agahamagarwa n'abandi, cyangwa se uhamagawe na Satani? Kuko ntekereza ko abantu benshi bavuga ko bahamagawe, akenshi usanga bakoresha ijambo ry'Imana, Bibiliya. Kubakoresha Bibiliya, kandi Bibiliya akaba ari imwe. Watandukanye ute abantu bahamagawe n'Imana n'abihamagaye n'abahamagawe na Satani? Ibyo nibyo dushobora kuba turi kuganira.
kandi mfite uko mbyumva nawe ufite uko byumva n'undi muntu wese utureba kuri Urakenewe TV yego aba afite uko abyumva yego ariko tugiye guhuza iyo mihamagaro yose yego ariko cyane twe turashaka kuvuga umuhamagaro w'Imana yego umuhamagaro reka bandi tuvuge umuhamagaro w'Imana reka duhere ku mihamagaro yindi tuze kureka ku muhamagaro dushaka kuvuga ari wo muhamagaro w'Imana yego reka duhere ku muhamagaro w'abantu umuntu ashobora kwihamagara yego umuntu ashobora kwihamagara kubera icyo ashaka agafata Bibiliya agahaguruka akajya mu byo dushobora kubona ko ari umuhamagaro w'Imana ariko yihamagaye ashobora kuba afitemo inyungu ze ku giti cye cyangwa afite abakurikiyemo umuhamagaro we agiyemo umuntu akaba yakwiyemeza gufata Bibiliya agahaguruka agafata na kamera agafata urusengero akubaka izina ariko mu nyungu ze bwite uwo nawe akaba ari umuhamagaro akaba ari umuntu wihamagaye kubw'inyungu ze biranagoye si bose batahura ko yihamagaye twese turi bubonane Bibiliya yego turi bubone afite igitabo cy'indirimbo afite Bibiliya nini nk'iyi iratubutse iyi nini cyane ugasanga afite Bibiliya nk'iyo ngiyo nini cyane afite amadokima agenda afite umusaraba afite mbese ibishobora kuranga umuntu wahamagara yego byose akaba bifite ariko mu nyungu ze hanyuma ko numva bitangiye kunyobera niba umuntu ashobora kuba mu buzima nk'ubwo ari inyungu ze kugira ngo umutandukanye n'umuntu uri mu nyungu z'Imana wabatandukanye Bibiliya ubwayo irabivuga ijambo ry'Imana nta na rimwe igiti cyiza gishobora kwera imbuto mbi nta nubwo ari bishoboka ko igiti kibi nacyo gishobora kwera imbuto nziza Yesu yarabivuze yego akarorero yaravuze ngo muzabamenya ku mbuto zabo imbuto icyo cyonyine ibindi mu byihora n'amagambo bavuga icyo bashobora gukora cyo uzabamenyera ku mbuto zabo bivuga ngo niba Yesu yaravuze ngo bazamenyera ku mbuto zabo nta muntu wahamagawe n'Imana ushobora kwera imbuto mbi nta n'uwihamagaye cyangwa wahamagawe na Satani ushobora kwera imbuto nziza ari ubigerageze ko ubundi mu mico mu miterere ya muntu kwishushanya birashoboka cyo ni kimwe birashoboka kwigana birashoboka no guhimba umuntu ashobora guhimba ibyiza akabihimba wabibona ukabona ari ibyiza ariko bishobora kuba sakurusa 100% ntibishoboka yego hari aho uzagera akavuga ukibaza se ni wa muntu w'Imana uvuze atya hari ashobora gukora ibi bintu akoze si wa wundira ariko aya magambo mvuga ntekereza ko nawe ujye uyumva cyangwa undi muntu wese n'abadukurikira bashobora kuba babizi yego ese runaka ese wa muntu ujye uvuga ijambo ry'Imana yego ibise byo bihuriye hehe n'ibyo yigisha ako kantu ugasanga mu migirire y'umuntu yego azaba ari muri umwe mu mihamagaro itari y'Imana none kugira ngo tumenye umuntu wahamagawe n'Imana we twamumenya gute ese niki kiranga umuntu wahamagawe n'Imana kugira ngo tube twabona ikintu tubwira abantu baduteze amatwi niba muri uyu mwanya turi kuvuga ku muhamagaro tukavuga ku bantu batandukanye bameze batyo niki cyagaragaza umuntu wahamagawe n'Imana by'ukuri tumaranye iminsi yego ntabwo ndi bugukundire gusa n'utuma nasa nusobanura ibintu nk'aho ari ubizi gusa ahubwo byewe nawe tugiye guhuza tuvuge kuri iki cyitwa umuhamagaro w'Imana yego umuhamagaro w'Imana umuntu Imana ihamagaye yego umuntu Imana ihamagaye ararangwa n'iki twamumenyera kuki ni ku mbuto yego ni ku mbuto ariko izihe gute kuko hari nubwo umuntu ageragezwa cyangwa kuko ari umuntu akaba yanabonekwaho ikitari cyiza yego ushobora no kutamuturukaho cyangwa se ahubwo akanakibesherwa
kandi ari umuhamagaro w'Imana akakibesherwa kikasa n'icyasha kimuriho kikamwitirirwa nawe ubwo akabura ibisobanuro kuri cyo kandi ari umuhamagaro w'Imana bivuze ngo umuntu uri mu muhamagaro w'Imana ashobora kugaragarwaho n'imbuto zitari nziza babimwitiriye bakabigushinja bakabishakira n'ibihamya bikabashakira n'abagabo ku buryo bimufata kandi ko akambara iyo sura kandi atabikoze none ibyo bintu kugira ngo umuntu aze gusobanukirwa ukuri kwabyo yagukura kuki none abitangira biragoye guhita umenya ariko ibintu byose bifite iherezo yego ibintu byose bifite iherezo kandi iyo ari umuhamagaro w'Imana aba harimo n'ukuboko kwayo ntigushobora kuburamo ntashobora kuburamo ijambo ryayo ntashobora kuburamo ikimenyetso cyayo ntashobora kuburamo ukuboko kwayo ni ukuvuga imbaraga zayo fendofe igaragaza ko ari ikinyoma nkurikije wenda uburyo urimo bitubwira binarumvikana guhamagarwa umuntu akaba yahamagarwa n'Imana undi akihamagara undi agahamagarwa na Satani ariko tubwiye abihamagaye cyangwa bahamagawe n'abantu kubw'inyungu zabo abahamagarwa na Satani bo bamera bate abahamagarwa na Satani biragoye ko uyu munsi hari amakuru umuntu aba afite yego ariko utatangaza ngo uvuge ngo nonaha ngo reka nguhe urugero ngo hana ariko tuba tuzifite inshuro nyinshi utindanye n'umuntu cyangwa utinze mu bintu nibwo ushobora kubisobanukirwa ese wenda utagiye kure amagambo Yesu yigeze kuvuga ngo hari abantu bazaza imbere yanyu basa n'intama bambaye uruhu rw'intama ariko imbere ari amasega aryana aho ntabwo baba bari muri abo nibyo rero ngo ibintu bitinzemo cyangwa utindanye n'umuntu burya agasega kambaye uruhu rw'intama kadatinze ashobora kuva imbere ubona ari agatama keza iyo gatindanye nako ushobora kubura uburyo imigendere kagenda cyangwa kajya kugerageza kuvuga cyangwa gacitswe umva kabuze nk'akarura ariko kinyuriho gatya gusa ushobora kwiranja bya bindi navuze kwigana guhimba cyangwa se donc gukora nk'uko runaka akora biroroshye hanyuma rero Yesu yarabavuze nyine ko bazaza bigisha azaza abahanuzi b'ibinyoma bazagaragara iteka ryose nta kindi gishobora kubaha umwanya mubera cyangwa mu bantu b'Imana mu bantu bafite umuhamagaro nuko baziyambika ishusho yo kwera bya bintu birakomeye none biragoye kandi n'ubuzima tubayemo umunsi ku wundi guhura n'abo bantu ni ibintu byacu bya buri munsi none ubundi y'Imana yihamagaye umuntu imuhamagara ite umuntu ashobora kugira tubonye umuntu wihamagaye ashobora gufata ibyangombwa ibi n'ibi akagira gute akabikora akihamagara umuntu agahamagarwa Satani akambara uruhu rw'intama imbere arisega iryana umuntu uhamagarwa n'Imana we imuhamagara ite aboneka ate ava hehe aboneka mu buhe buryo umuhamagaro w'Imana yego nk'uko twabivuze turakomeza kugenda tujya ku mbuto imbuto kuko biragoye nyine imyambarire iranga abahamagawe n'Imana umuntu yayigana akayambara imvugo umuntu abantu b'Imana bakoresha yayigana akabishobora bigakunda cyane Bibiliya ni imwe ntigiriye Imana n'iyundi ngo tumenye ngo hariho ariko narumvise ngo Satani yasohotse nayo sindayibona ariko nayo umuntu wihamagaye cyangwa uhamagaye na Satani inshuro nyinshi kuko abashaka abera inshuro nyinshi reka tuvuge ko abashaka ubugingo bw'abahamagarwa n'Imana ariko donc ntabwo wababona utabegereye yego ni ngombwa ko abegera aragomba kwisanisha nabo
ariko nk'uko twabivuze ntashobora kwera imbuto z'abana z'abantu bahamagawe n'Imana. urakoze cyane uvuze akantu uranyibutsa umunsi umwe Bibiliya irasobanura mu gitabo cya Yobu ngo abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka ngo ariko Satani naboneka muri iryo teraniro. Bivuze ngo mu materaniro y'abera n'abasatani bashobora kuba bari muri ayo materaniro, kandi objectif yabo ari ukuzana ibintu biri negatif, ibintu bitandukanye n'ibyo bamwe bari kuvuga nibyo rwose kandi by'ubugingo rwose. Ugasanga nibura bashaka gukora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bari gukora, ariko kandi basa nabo. Umuntu ashobora kuza akatwigisha ijambo ry'Imana, yego, ariko atari cyo kimugenza cyane, ahubwo arashaka Batista. Ntakiri kintu cy'umuhuzi na Batista uri mu muhamagaro w'Imana, uri mu rusengero, bari buhure mu kabari, bari buhure muri nta hantu bari buhure, ni mu rusengero. Araza afite ijambo ry'Imana, nta kindi aramuganiza ijambo ry'Imana, ariko igikorwa ashaka kumukorera kiri kumugenza kinyuranye n'ijambo ry'Imana. Urwo ni rwo rubuto ari bumwerera, agahita asobanukirwa yaje kunyigisha ijambo ry'Imana ikashaka kuzankorera iki ngiki. Uyu ntabwo yahamagawe n'Imana. Urakoze cyane. Mu magambo wenda amwe namwe y'ibyo dukunze kubona akenshi na kenshi, iyo umuntu ashaka kukwegera ari intumwa ya Satani cyangwa se ari intumwa y'Imana, agomba agerageze kwisanisha nawe kugira ngo akugere nk'uko agushaka. Kuko ndatekereza ko nshingiye ku byo tubwiye, byagorana kumenya umuntu wahamagawe n'Imana n'uwahamagawe na Satani udatindanye nabo. Bivuga ko gutindana nabo ari byo bigenda bitwereka abantu abari. Bivuze nkanjye nubwo nanjye nawe tumaranye igihe tuziranye, ariko kumenya uwo ndi we neza n'igihe tumaranye, kuko aka kanya n'undi mwanya twahura ndetse n'abadukurikiye uyu mwanya bari kutwumva biragoye gusobanukirwa abo turi bijana ku ijana, ariko gutindana natwe birangira bamenya abo turi, niba turi abashaka inyungu zacu koko, niba turi abashaka inyungu za Kristo. Kuko ndabizi neza ko byanze bikunze Imana ihamagara umuntu ifite impamvu. None reka tureka abo ngabo rero twirebera umuntu wahamagawe n'Imana. Abo bahamagawe n'abantu tubareke, abihamagaye tubareke, wahamagawe n'Imana tugerageze twite ku muntu wahamagawe n'Imana, dutanga ishusho ye. Yego, dutanga ishusho ye. Urakoze cyane. Turi buze gukoresha yego. Turakoresha ijambo ry'Imana. Reka tuvuge kuri Aburahamu. Dusome Bibiliya ijambo ry'Imana. Yego. Dusome igitabo cy'Itangiriro, birumvikana dushaka kuvuga umuhamagaro Imana yahamagaye Aburahamu ibice 12. Itangiriro 12. Yego. Turasoma. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ahamagara Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Amen. Aya magambo arakomeye. Imana ni inkuru ndende, kandi wowe uraza kuyidufasha ndabizi. Iyi nkuru uraza kuyidufasha. Yego. Ariko ni inkuru ndende. Aburahamu arahagurutse, kuko nubwo tugarukiye aha mu masezerano Imana imuhaye, hanyuma yaho hari ibyo nawe yagomba gukora. Yego. Agomba guhaguruka. Yego. Ni ukuvuga iyi Imana ihamagariye umuntu, ibimuhamagariye ikintu. Ibimuhamagaye mukuye ahantu, imujyanye ahandi. Yego. Ibifite ikimuhamagariye bwa mbere, ibifite aho imusanze ijya kumuhamagara, kandi ibifite aho imujyana. Yego. Va mu gihugu cyawe. Utuvuga igihugu cya se? Igihugu cya se. Tuvuga inzu ya se. Reka tuvuge inzu ya se. Inzu ya se ninde? Ni tere. Inzu ya se urayizi? Yabagamo depo y'ibigirwamana. Ni nk'uruganda, habaga nk'uruganda rukora ibigirwamana. Habaga imana zigurishwa, zimontwa, zifungwa, zifungurwa, ibiremereye, ibinini, udutoya, utworoshye tugenda mu mufuka. Habaga depo y'Imana y'ibigirwamana. Ibigirwamana. Yego.
iyo ni inzu ya se. Imana imurebe guhamagara. Vamo. Reka va mu nzu ya so. Ubwo tuvuze inzu ya Aburahamu, ya se wa Aburahamu. Ya se wa Aburahamu. Ariko tuvuze n'inzu ya se wa Batista nayo yaba. Tugiye mu nzu ya data wanavuye. Ntabwo yabara mateka. Yabara inzitoroshye. Ariko abantu Imana ikamusanga. Yego. Kamubwira ntabwo tuziranyeho ibintu by'amateka y'amazu yo kwa data cyane. Yego. Ariko reka tuvuge wenda ko yari yihariye kubyitwa ku muhango no guterekera. Yego. Ariko wenda warahindutse n'umugirwa wabyo. Yego. Ariko Imana ikakwitegereza ko Bibiliya amateka yerekana ko Aburahamu yahanaguraga imana za se, yazanikaga akazanura, yazijyanaga ku isoko zigahomba cyangwa zikagurwa. Iyo ni komante Bibiliya. Yego. Hanyuma wowe nawe reka tuvuge ngo hari ubwo ushobora kuba warabandwe bimwe bita ku baraturasaze turindira batumurikira Imana tutazi, baduterekera ibintu tutazi. Ariko nawe Imana ikaguha. Ariko Imana idusanga aho ngaho. Imana ikagusanga ikavuga ngo ndamwitegereje Jean Baptiste. Yego. Ndamurebye n'umuntu w'Imana. N'ubu. Mubonyemo umuntu nakoresha. Yego. Yego. Imana iplanifia. Paulo yandikira na Befeso. Ibice bibiri murongo hafi wa mbere ku 10. Harimo inkuru ivuga ko turi abantu Imana yari. Yego. Ariko bitari bira mu Paulo. Igice cya kabiri murongo wa 10. Bitari ibintu biri aho ngaho byo kuko muri abo yari. Ntabwo turi abantu Imana yapfuye kureka gusa icyo biri aho. Yego. Turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo mirimo Imana ngo yayiteguye kera. Yego. Kugira ngo twebwe tuyigenderemo. Imana nihimbaza. Ndafashijwe kandi. Haleluya. Abadukurikiye wenda gato abantu badukurikiye bagire babanze babyumve neza. Ntabwo Imana ishobora gupfa kuguhamagara gusa idafite ahantu ikuvanye, idafite n'aho ikujyana. Gatatu shira n'icya gatatu idafite ikiguhamagara. Bivuze ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi Imana iduhamagara ituvanye ahantu kabone n'ubwo haba hatunejeje, kabone n'ubwo haba hatubabaje, kabone n'ubwo twaba turi abantu batamenyekana, kabone n'ubwo twaba turi abantu bamuha agaciro, ariko yo yitwitegereje ikatubona amakuru turabo yaremye kandi turemeye imirimo myiza ibasha kudukurayo. kandi twavuyeyo. Nanjye navuyeyo. Imana nihimbaza. Imana ifasha Aburahamu mukuye mu nzu ya Seteri. Yego. Kuko twavuye mu nzu y'iwacu. Yego. Ndafashijwe. Batista. Hari ikintu ntekereje kuri iri jambo. Yego. Wenda ntaragira ikindi kibazo mubaza. Uyu mugabo Aburahamu ntabwo Imana ipfa guhamagara icyo nayikundiye. Nshingiye ku bintu wambwiye, umuntu ashobora kwihamagara agatekereza uburyo agiye gufata abantu, akabipanga neza, akabitegura, akicara, agakora bageti n'ibyo asabwa n'ibyo ashora kugira ngo yigarurire imitima y'abantu abonemo cya kindi ashaka. Ariko Imana ikaguhamagara ahubwo igukura mu bintu cyangwa se mu bantu ikujyana aho ishaka. Kandi muri iki gikorwa Imana igiye gukora, iyo ntipfa kugutwara nta kintu ikubwiye. Ntipfa kugutwara nta kintu ikubwiye izagukorera. Nyamara uyu muntu waplanifiye ibintu agiye gukora n'inyungu azavanamo, rimwe na rimwe bigahomba, rimwe na rimwe ntabigereho. Ariko Imana iguhamagaye igusezeranye uko izakugenza mu gihe wemeye kumara. Urashaka ko tuvuga ibintu bigendana no guhamagarwa? Ubundi Imana iguhamagaye d'abord wumva ijwi. Yego. Imana ishimwe. Wumva ijwi. Bwa mbere wumva ijwi. Yego. Kandi ikakwibwira. Yego. Imana ikakwibwira. Ikakwibwira. Irakwibwira. Ntiyagutwara itakwibwira. Kandi urya muntu wihamagaye mu nyungu ze, inyungu ze aho ziri ntizishobora kumubwira ngo turi hano kandi turakwemerera tuzaba bawe. Arwana nabyo agahangana nabyo rimwe na rimwe ntibinakunde. Ariko Imana yo irakwibwira. Yego. Bwa mbere iraguhamagara. Yego. Nicyo twise kumva ijwi. Kumva ijwi. Yego. Mara kumva ijwi ikakwibwira. Mara kukwibwira ikakubwira iki gushaka. Yego. Kandi muri kimwe wahamagariye hapfunyitsemo izi nyungu.
nza imana ishimwe mu by'uguhamagariye hapfunyitse mwizi nyuma nza izi nza z'imana hari ikintu nkunda Baptiste yego kundira unyikirize ngo amen amen ikintu nkunda imana yo ibi bifite mu bubasha ifite mu bushobozi ifite protection uburinzi bw'ikivuze kuzageza ku munsi zagisohoza kugeza ku munsi zagisohoza ubu nagucokoza nakoze mu nta kintu urabona mu by'Imana yakubwiye ayiwe umva nibi twicayemo nibi turimo tuvuga ubu munsi ni iby'Imana yavuze no kuba tubasha kuvuga ko yagira neza no kuba tubasha kuvuga ko ihamagara nuko yabikoze uyu munsi kuba turi kubivuga ni gute rikora nuko byatubayeho impamvu bivuga nuko mbizi yarampamagaye ndayumva kandi numva igira n'icyo mbwira kandi ndiho ndabibona Imana yimazwe cyane reka twongere tugaruke kuri Aburahamu cyangwa donc turimo turafata Aburahamu umuntu wahamagawe n'Imana n'ikitegerezo cyo guhamagara gutanga ishusho y'umuntu wahamagawe n'Imana yego umuhamagaro ni ikintu kigari yego umuhamagaro ni ikintu kigari ariko byoroshye kukidetaya yego ukivuga muri make uko umuntu acyumva kuko ubumenyi bwanjye igihe bufite aho bugarukira yego nawe ufite aho bigarukira ibyo uzi yego n'undi wagira icyo avuga kuri ibyo n'abadukurikiye basomye afite aho nawe ibye byagarukira yego ku muhamagaro ni ikintu kigari ariko Imana iguhamagaye umuntu ahamagawe n'Imana yumvijwe ikamwibwira ikamubwira icyo imuhamagariye ikamubwira aho imuganishije azagikorera kuko iyo imuhamagaye imutegeka kuva aho imuhamagariye ikamutegeka kujya aho imutegeka kujya kuko aho ngaho ho niho bishoboka ko yakorera ibyo igiye imuhamagariye ntabwo bishoboka ko imuhamagaye ngo agume aho imuhamagariye ngo anakore ibyo imuhamagariye ari aho imuhamagaye ari atahavuye ugomba kumva ijwi yego kakwibwira ukamenya ko ari Imana iguhamagaye yego wamara kubyumva ikakubwira ndaguhamagaye n'Uwiteka ariko ubundi utararenga yego hari abantu ushobora kuvuga ngo kumva ijwi umuntu akibaza ijwi ry'Imana umuntu aryumva kuko n'abadukurikiye bashobora kuba bumva amajwi ariko ntibashobora gutandukanya ijwi ry'Imana n'ibindi bintu bimuhamagara ijwi ry'Imana umuntu aryumva ijwi ry'Imana umuntu aryumva yego ari umuntu wigeze atwigisha rimwe iyo Imana iguhamagara reka wenda nifashishe twe kuvuga guhamagara kw'Imana mvuge ngo Imana ivuze iyi Imana ivuze yego iyi Imana ivuze kuvuga kw'Imana yego iyo Imana ivuze tabora irakwibwira nicyo twavuze yego ariko nanjye naguhamagara nkakubwira nti ni runaka yego kandi ari iki cyangwa undi muntu ashobora kuguhamagara akakubeshya ngo nitwishime uguhamagaye kandi atari yego hanyuma rero wowe iyo uhamagawe n'undi muntu akubwira ko ari twishime uguhamagaye abaguhamagaye akubwira ko uwo muntu uko biri kose muziranye yego cyane kuko uyu munsi biragoye ko wambwira ngo hari umuntu wumva ko Imana idahari abantu bose barabizi ko Imana barabizi babipinga babinenga babyanga babirwanya banabyirengagiza bitewe n'inyungu cyangwa nuko n'impamvu zituma babyirengagiza zabo bwite badashatse no kutubwira hanyuma nuko ubwo twishima waba umunsi yego hari ukuntu ajya ateguye avuga hari ukuntu ajya azamuka cyangwa amanuka yego ibyo urabyumva ukabyumva hari n'ubundi buryo njya mubonamo reka ko mbishidikanije wamushaka mu bundi buryo nkamenya ko ari we kuko genda muzi dufite ukundi kuntu tujya tuvuganamo reka nkoreshe n'uburyo amenye ko ari we hanyuma Imana iyo ivuze hari ibigaragaza ko byumvikanisha ko Imana ivuze yego iyo Imana ivuze umutima urabimenya umutima urabimenya ko ari Imana ivuze umutima w'umuntu urabimenya Imana ishimwe kuko ahari hacuze umwijima yego umvikana Imana ishimwe ntushobora kuvugana n'Imana ngo usigare uko wari urimo uvuganye ngo ijwi ry'Imana ritanga umucyo mu mutima w'umuntu ijwi ry'Imana niba muri harimo amashyamba arakokoreka
ijwi ry'Imana rikokora amashyamba. Imana ishimwe. Ijwi ry'Imana rikokora amashyamba. Yego. Niba muri hameze nk'ahari igihuru Yego. haratambuka. Imana ishimwe. Ijwi ry'Imana risiga umucyo ahari umwijima. Imana ihabwe icyubahiro. Ijwi ry'Imana risiga ihumure ukumva amahoro. Yego. Ntabwo ushobora kumva ijwi ry'Imana ngo uyoberwe ko ari Imana ivuze. Kandi nayo ntishobora gukora bene iryo kosa kuko Imana ntikosa. Reka wenda tubivuze nko mu buryo bw'abantu. Imana ntishobora kwemera ko ivugana nawe ngo isigare usigaranye dutu ibibazo utekose niyo imusigira akantu gatuma umenya uyu ubwayo irakwimenyekanisha bitari izina gusa bitari ijwi gusa gusigiramo akantu urabona karya kantu bita ema rukuruzi mu kindi kinyarwanda cyangwa se suma suma kariya kantu iyo gahuye n'akandi nkako Imana igusigamo akantu k'ubumana. Imana igusigamo akantu k'ubumana. Reka mbwira abadukurikiye ko Imana igusigamo akantu k'ubumana ku buryo muba mufitanye connection. Ari nacyo kintu Yohana yavuze ngo yaje mube abe ntibamwemera aza mubye ari nawe babiremye icyakora abamwemeye bose baragize bakizera izina rye yabahaye ako rero yabahaye yabahaye kitwa ubushobozi bubahindura kuba nuko hariho ikintu kiba cyinjiye muri Imana ishimwe. Iyo uvuganye nawe hari ubuzima buhindura. Uwo muntu abahinjemo ikindi mu bundi buzima. Abahinjemo ubundi buzima. Abahinjemo indi sansi cyangwa imyumvira hari akantu kaba kinjiyemo gakominika umuntu n'Imana. Mu yandi magambo yiguhamagaye igushyiramo ikimenyetso kizajya gituma uvuga ukumva nawe wavuga ikumva. Ndabizi ko yasomye amagambo avuga ngo abona amenye abo yamenye kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindishije abo yatsindishije yabahaye ubwiza. Buriya hariho kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu birindwi cyangwa byarenga yego bigusigaramo byerekana ko wumvise ijwi ry'Imana. Nanjye mvuga iwawe ntabwo ushobora gutuma kubura akantu gasigara kavuga ko nanyuze. Ntabwo byabura. Ntabwo byabura. Yesu agumugisha cyane. Abadukurikiye ndagira ngo twumve neza ikintu cyitwa umuhamagaro. Guhamagarwa n'Imana ko bitandukanye no guhamagarwa n'abantu. Aya magambo wenda mwene tataragira icyo yavugaho. Uwiteka ahamagara Aburahamu yaramubwiye ngo uva mu nzu ya so. Kandi mu nzu ya so yase harimo ibigirwamana. Ntishobora kuguhamagara idafite ibintu ikuvanyemo. Ibyo byose urimo nicyo giti bivuga ngo ni wowe ukeneye. Uve mu byo wari urimo, uve muri ibyo wicayemo, uve muri ibyo urimo, kandi si ukubivamo guhaguruka nk'umuntu, ni uguhindura imitekerereze yawe kugira ngo uyisanishe n'uko Imana igukeneye. Natangaye nkurikiranye amakuru y'uyu mugabo ahantu Imana yari imukuye mu bice byabanje by'iki gitabo cy'itangiriro. Uyu mwana avuka mu muryango wa Shemu, ni umwuzukuru wa Shemu, kandi uyu Shemu akavukana n'uwitwa Hamu. Natangaye wari uzi ko Imana ishobora kuguhamagara ikujyanye kwicaza mu mwanya abandi banze kwicaramo? Wari uzi ko Imana ishobora kuguhamagara igiye kuguha akazi abandi banze gukora cyangwa bari gukora nabi? Wari uzi ko ishobora kuguhamagara igiye kuguha ubwami abandi banyije? Bivuge neza mugenzi wawe, nta ntebe n'imwe iri vide ihari. Ntayo. Intebe zose zirokipe zicawemo. Hanyuma intebe ugiye guhabwa ni intebe ifite uwayicayemo nabi, uko uticarwamo, cyangwa uwabisuzuguye akayihagurukamo. Uko hari umuntu ubisuzuguye. None reka ntange message numvise. Umuntu ufite ahantu wicaye, umuntu ufite ahantu utanga serivisi bikore neza,
kuko nubikora nabo gusimbura kuri inyuma inyuma y'umuntu haba harundi kandi nta n'umuntu wicara ku ntebe iteka reka tubabwize ukuri nta muntu wicara ku ntebe iteka kubera ko umuntu aba yicaye inyuma ye hari abahagaze kandi abo bantu nabo barananiwe abantu nabo bashaka bamaze umwanya muri uragomba kubimenya ko ugomba guhaguruka mu gihe runaka tutazi ariko cunga neza uburyo ugiye guhaguruka naho uri bugane nyuma yo guhaguruka unkundire bisobanure ubundi imyitwarire y'umuntu ku ntebe yicayeho yego nigena aho azajya nahaguruka muri iyo ntebe imyicarire y'umuntu ku ntebe yicayeho imyitwarire y'umuntu ku ntebe yicayeho niyo igena iyo myitwarire y'ubwayo igena aho umuntu azagana nyuma yo guhaguruka mu ntebe yicaye. My goodness, nshuti wowe dukurikiye kuri Urakenewe TV, gerageza gucunga neza umwanya wicayemo. Reba intebe wicayemo n'imyitwarire ufite kuri iyo ntebe. Reba uburyo witwaye muri iyo situation, muri ibyo ushinzwe gukora. Mbese wahamagariwe gukora ibyo. Reba uburyo umeze muri uwo muhamagaro wawe. Niba warahamagariwe kuyobora ubwoko bw'Imana, niba warahamagariwe kuyobora abaturage, niba warahamagariwe kuragira intama, niba warahamagariwe reba ikintu, niba warahamagariwe business, niba warahamagariwe icyo wahamagariwe cyose, reba uburyo uri kugikora. Uburyo uri kugikora, imyitwarire yawe muri icyo gikorwa, muri icyo wagabiwe, muri icyo wahawe, niyiguhesha aho uzajya nyuma yo guhaguruka mu mwanya. Reka abantu bagana rero nyuma yo guhaguruka mu mwanya. Umuntu ashobora kujya imbere cyangwa inyuma. My God. Ushobora kujya inyuma cyangwa imbere. Ushobora kuyihaguruka uzamuka cyangwa umanuka. Cyangwa se ukayihaguruka umanuka. Biragenwa n'imyitwarire yawe. Imana iguhe umugisha. Amen. Ngarutse kuri iki kintu, uyu mwana witwa Hamu. Ni umwana mu bana batatu bano. Yego. Barokokanye umwuzure warimbuye isi. Mu yandi magambo bari bafite ibimenyetso simusiga by'uko Imana igira neza. Bivuze ngo bashobora kubona ineza y'Imana mu buzima bwabo, ariko bikabibagiza icyo Imana yakoze, bigatuma bakora amakosa yatuma bagirira ingorane mu muhamagaro. Kuko abana ba Nowa bari bagize umugisha wo kwakira ineza y'Imana binjira mu muhamagaro wase. Ineza Imana yagiriye Nowa niyo abana barongeye mu buzima. Ariko umunsi umwe naratangaye muri gice cya muri Bibiliya. Umunsi umwe mu gice cya 9 ugeze ku cya 7 umwuzure umaze gukama, habaye ikibazo gikomeye ngo Nowa yavuye mu nkuge n'abana be, ubutaka bumaze kumuka barahinga, imizabibu irera, imaze kwera ngo umusaza agufatira ka vino kameze neza, arakanywa arangirira arasinda, ngo asindira mu ihema rye. Umva ikintu cyambabaje, umuhungu wamubonye witwa Hamu, aho kugira ngo bigire ibanga, aho kugira ngo atwikire ubwambure bwa se, arangije abibwira bene se ngo data yambaye ubusa bashaka. Bene se arabakurura begere ngo none abo bahungu bo banga kujyayo. Burya ibintu byose biguhamagaye ntuzahurure ngo urebe. Hari abantu bashishikazwa no kumva inkuru ziri kwambika abandi ubusa, bashishikazwa no kumva inkuru ziri kujomba abandi, ukagira ngo ibibajomba bo ntibyabajomba. Nyamara Abanyarwanda baravuze ngo ikubise mu cyero uyirenze urugo, ariko none abandi bari kuyikukubitisha igihugu. Usiga igihugu cyanyu urimo, bari muri buriya Bakarudayi niwe Irani y'uyu munsi. Ujye mu gihugu nzakwereka. Ntiyamusobanurira icyayi, ariko kumva igihugu iri kumubwira igiye kumuha ni igihugu cya murumuna we, ni igihugu cya murumuna wa Sesori wa sekuru. Kuko Shemu, Bibiliya ivuga ko witwa Shemu yabyaye witwa yitwa Arupakisadi. Arupakisadi nawe abyara witwa Shera. Shera abyara witwa Eberi. Eberi abyara witwa Peregi. Peregi abyara witwa Rewu. Rewu abyara witwa Serugi. Serugi abyara witwa Nahori. Nahori niwe wabyaye Tera. Tera niwe se wa Aburahamu na Nahori na Harani. None Imana ihamagara Aburahamu
imubwira ngo va mu nzu ya so usiga igihugu cyanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Nshuti yanjye, reka mubwire ko iki gihugu yari muhaye ari igihugu cya se wabo cyangwa cya sekuru wabo. Kubera iyo mpamvu ku makosa yakoze. Hari imigisha ufite wo nkurikiye udukurikiye muri uyu mwanya. Hari amahirwe ufite yaho Imana yagushyize, ariko kutahitwara neza bishobora kukuzanira ingaruka uyu munsi, bikazagira ingaruka no ku bana bawe. Aricyo gituma dukwiye kwita ku muhamagaro kandi tukanoza umuhamagaro twahamagawe n'Imana. Umuhamagaro twahamagawe n'Imana tukawunoza kugira ngo bigere ku nyungu Imana dukeneyemo. Iteka ryose Imana, usibye n'Imana nanjye nawe dukurikiye, yego, ushoye umushinga ubushaka inyungu muri wo. Niko kuri. Iyo inyungu zibuze muri uwo mushinga, ushaka undi mushinga, ukora undi mushinga cyangwa ukawuvugurura kugeza ku rwego uwihanganira, ugashyiramo ibindi bishoro, ugashyiramo ibirungo bindi, kuzageza igihe ugeze ku nyungu washakaga utageze urya mushinga. Yego. Iyo uwugoragoje bikanga, urawureka ugashaka undi, ukiga neza undi mushinga. N'Imana iguhamagaye ikaguhamagarira umushinga wayo, ikawugushyiramo, ikagushora ibishoro, ikagushyiraho ingengo y'imari, ikagerageza igakora ibyo igomba, ikakuburamo inyungu. Ikakuburamo inyungu. Ikabura inyungu umuco yagutekerezagamo. Ikakuburamo inyungu. Ibindi bibazo. Wisanga nyine ahawe hagabwe abandi. Imana iguhumugisha cyane. Reka tuve kuri ibintu gatoya kugira ngo wenda twegere umusozo. Yego. Yavuze amagambo akomeye hano Imana. Ntashatse kuvugaho cyane. Yavuze ngo va mu gihugu cyanyu usiga inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Ayayayaya. Umva ikintu yavuze ntashatse kuvugaho. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Cyo ni cyambere. Nzaguha umugisha. Kabiri. Nzogeza izina ryawe. Uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha bakwifuriza umugisha. Kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimwe amahanga yo mu isi azahererwa umugisha. Bivuze ngo iguhamagaye ifite ibintu iguteganyiriza. Ukimara kumenya ko iyo iguhamagaye iba ifite ibintu iguteganyiriza kandi by'umumaro, ni iki wabwira abaduteza amatwi muri uyu mwanya mbere yuko tugera ku musozo? Niba Imana iyo iguhamagaye ifite ibyo iguteganyiriza, yego, ntabwo Imana twinjiza mu mushinga ufite inyungu zayo gusa, hatarimo n'inyungu zayo zacu. Muri wa mushinga w'Imana, mu cy'Imana iguhamagariye harimo inyungu z'Imana n'inyungu zawe bwite. Kandi uhumure, ntabwo Imana yitaye ku nyungu zayo gusa. Oh, haleluya. Reka tuvugane n'abadukurikiye. Ntabwo Imana yitaye ku nyungu zayo gusa, ngo niho iri bufokasinga gusa, ngo ishakishe ikintu cyose cyatuma igera ku nyungu zayo. Imana iri tayari, yego, kurinda, yego, no gushyigikira, yego, inyungu zawe. Imana igumugisha. Umushinga wayo, inyungu zawe nazo zigomba. MTN igira ijambo bavuga ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Inyungu zawe nazo zitaweho mu bumana. Kuko irabizi ko muri izo nyungu zawe hapfunyitsemo impamba, hapfunyitsemo imbaraga, hapfunyitsemo ikiri bugutere. Abanyarwanda baravuze ngo umudeho uva mwitako. None uvuze MTN, hari imvugo ikunda gukoresha everywhere you go. Ikintu cyose cyayo kigiraho cyerekeza. Everywhere. Aho everywhere. Kigomba kugenda. Reka tuvugane n'abantu wenda bavuze tutugana ku musozo. Yego. Umuntu wese uzi ko ari mu muhamagaro, yego, twamubwiye ngo agenzure uko agenda. Yego. Yite ku muhamagaro. Yego. Uyu munsi nangaje umushinga, nkawutangiza nkawiga neza. Yego. Nkangaje abakozi bo kuwujyamo. Yego. Ukageza ku muhamagaro. Yego. Nkangaje abantu ngo baze bakora umushinga. Yego. Mbere kuko nabyize. Yego. Nkabere kuko bigendwamo. Yego. Hanyuma abantu bose barambwira ati ndagusinyira ko nzabikora uko ushaka ko mbikora. Yego. Kugira ngo nimubikora uko nshaka ko bikorwa, ibi muzabigenerwa, ariko uzica amwe mu masezerano tugiranye nawe hari ibyo agomba kugenda atakaza amasezerano. Hanyuma rero umuntu wese uri mu muhamagaro w'Imana aragomba kugenda uko byagenwe ko bigendwa. Niko kuri. Turabo yari myituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye cyera kugira ngo tuyigenderemo. Menye uko bigendwamo.
Imana iguha umugisha. Hari abantu benshi bahamagawe, ba Dawidi bahamagawe n'Imana kandi bagendera mu muhamagaro, kandi yabahamagaye igiye kubasimbuza abandi. Twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu bahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu nawe Imana igukeneye uyu munsi kugira ngo ujye guhamagarara mu mwanya w'abandi bamaze kwangiza, kuko byanze bikunze no mu kibuga hari intebe z'abasimbura. Byanze bikunze bikinnye nabi uri kwangiza umukino cyangwa ukabunikira mu kibuga, hari abiteguye kugusimbura. Imana iri guhamagaye wowe duteze amatwi nk'umuntu Imana ikeneye kugira ngo ukore ibyo abandi bari kunanirwa, kandi nk'umuntu Imana ikeneye kugira ngo kwinjize mu mugabane wawe, kuko yaguhamagaye ifite impamvu, ntabwo yaguhamagariye kwanduzwa. Imana iguha umugisha. Ni wowe Imana ikeneye, kandi igukeneye muri ubu buryo bwo kugira ngo iguhamagaye. Imana iguhamagaye ifite impamvu, iri kuguhamagara. Ni wowe Imana ishaka ngo iguhagarike mu mwanya ukwiye guhagararamo. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Amen. Uyu muntu Imana iramuhamagaye kandi afite impungenge z'ingano ye, impungenge z'imvugo ze, avuga afite impungenge z'ibiro bye, afite impungenge z'ubushobozi bwe. Humura, Imana ntiyahamagara abashoboye. Urakoze cyane. Imana ntiyahamagara abakomeye, Imana ntiyahamagara abafite, Imana ihamagara abadafite ikabaha. Imana abihamagaye, Imana ishoboza abo ihamagaye, Imana ibashisha abo ihamagaye. Ihamagara abashoboye, ishoboza abihamagaye. Hanyuma wenda muri uyu mwanya abari badukurikiye cyangwa se bakurikiye iki kiganiro, ukaba ugize ishyaka ryo kugira ngo winjire mu muhamagaro w'Imana, hari icyo usabwa, nuko wemera kuva mu byo wari urimo, ukareka ibyo byari bikugize imbata, ukemerera Imana ikaguhamagara. Kuko ntutekereze ko hari ubundi buryo iguhamagaremo. Iguhamagaye ikoresheje twebwe turi hano uyu mwanya, irimo iragushaka. Ni intumwa igutumyeho kugira ngo wumve umuhamagaro iguhamagaye, ikuvane muri ibyo, igusezere nawe iguhiye imigisha yagendeye Aburahamu. Nawe uri uw'Aburahamu, uru rubyaro rw'uwo, kuko niwe sekuruza w'abizeye Imana. Nawe ubasha kwizera uyu munsi, ugahinduka icyaremwe gishya, ukaba umwana w'Imana, ukakirira imigisha yagenewe abera. Ngwino, Yesu aragushaka. Reka dusome umukozi w'Imana agusengera Imana, akwingingira Imana muri uyu mwanya, nawe ubasha kuba mu mwanya ukwiriye kubamo. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Murakoze cyane abadukurikiye, reka dusenge Imana. Dusengere wowe ugezweho n'umuhamagaro Imana iraguhamagaye nonaha. Ni wowe Imana ishaka, ni wowe Imana ikeneye, ni wowe Imana ishaka ngo igukoreshe, ikugenze uko yagiriye abandi ineza yabagiriye. Reka dusenge Imana. Mana nkuru mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana iduhamagara kandi Imana itugirira neza mu nzira yose uko bukeye nuko bwije. Dusengeye abantu bose bakurikije ijambo ryawe, bakurikije ikiganiro muri uyu mwanya. Umuntu wese wumvise imvugo yawe agatekereza ko ahamagawe nawe kandi niko biri, turamusengeye ngo muhe imbaraga n'ubushobozi, kandi uyu mwanya nubwo yumvise ijwi ryawe ntinagire umutima. Urakoze cyane, bana natwe utugire neza, umugisha abantu bose bazakurikirana iki kiganiro kandi bazakora ibyo Umwuka yashatse ko bumva muri iyi nyigisho. Urakoze cyane ko tugire neza, tubisabye Imana ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti zacu mukurikiye iyi channel ya Urakenewe TV, tubahaye ikaze, mukomeze kuryoherwa. Kora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana izindi nyigisho ziri inyuma, kuko tukomeje kubategurira ibintu kandi by'umumaro bizabubaka bikabageza mu gakiza. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.